Hello friend and family, mumeze neza cyane nkuko mubibona hano rero nifashishije micro y'itunda ubwo ntabyumva neza ko ari mikoro nyongeye kubasuhuza nongera kubaha ikaze kuri Cine TV show. Ni umukobwa wanyu Cynthia, nje kubabwira ko mbakunda, muri beza cyane. Rero mwarakoze kunshyigikira, mugakora subscribe, mugakora share, mugakora comment. Narabikunze cyane mwaranyibitse. N'umuntu utarakora share nyine yumve ko afite isoni zo kwataramura share na comment na subscribe. Agira isoni nabimurere udashyigikira umukobwa wanyu ntabwo ari byiza. Rero nkuko mubona kuri kamera na mikoro yanjye nje gukora jus. Abantu mutanywa jus ngo muzi ko jus ari ibintu byinshi rwose, ndabinginze nongeye ndabasabye mureke dukorane jus mu kanya gato cyane nk'ako guhumbya jus idasaba ibintu byinshi. Ngiye gukora jus y'ibintu bibiri gusa. Dore ibi ni ibinyomoro, uyu ni umwembe, niyo jus ngiye gukora yonyine. Ni jus iryoshye cyane, wumva ngo iryoshye cyane. Rero bantu mutinya gukora jus n'ukuri. Jus y'umwembe umwe n'ibinyomoro bitatu cyangwa bine, ubwo iyo jus yakuzanira kuyikora ntihenze, ntisaba ibintu byinshi. Icyangombwa ni ukubishyiraho umwete. Kuri Cine TV show rero akantu katanze neza. Kuri Cine TV show mureka dufatanye tugende. Reka ntangire uturimo two mu gikoni kugira ngo dufatanye karibu. Nkiri aha ngaha rero nababwiye ngo umwembe nakoresheje umwembe umwe, ni nawo ngiye gushyira muri blender yanjye. Namara kuwushyira muri blender yanjye gushyiramo n'amazi make kugira ngo bize kublendingwa neza. Blended. Umwembe rero ni umwe nakasemo udupati duto, ariko uri buze kutubyara jus nziza cyane. Rero bakunzi ba Cine TV show, bakunzi ba Cynthia, mukunda ibyo nkora, nukuri mureke dufatanye dukore jus nziza cyane. Nkuko mubibona kuriya rero bane wanjye nababwiye bita nshyiramo utuzi duke cyane kugira ngo uwo mwembe uza kubona kuba blended. Si umwembe. Si umwembe. Nkuko mubibona rero jus yanjye ngiye ngiye gukora neza. Ubwita ntegura ikirahure cyanjye indi bugemo si nakwambiye. Iyo umwembe yabonetse ngiye gushyiramo na jus y'ikinyomoro kugira ngo ize kugira taste nziza cyane. Ariko ubwo rero bavandimwe mukureho
urushinge kuri kamera yanyu kugira ngo murebe za ji tujye kodaringa ahandi kuko twebwe se tutazikorera. Hano naho nshyiramo utubuye dukeya kugira ngo kameramani bereke ko amazi ndi gushyiramo ari amazi mazima, atari amazi umuntu wese afata. Ni amazi agomba kuba ateguye neza yujuje ubuziranenge muri rusange. Murakoze kubyumva. Sinzi bibaye iwanjye hano bimukuye. Murabibona ko nayo rwose imaze kuboneka, itanyizana nayo. Aha, icyo nkora yo ndayiyungurura kugira ngo muri kubibona neza. Ndayiyungurura rwose kugira ngo umutobe wacu uze kuba umeze neza. Kugira ngo kubibona ko ndayiyunguriye. Ushaka kuyungurura wayipureninga warangiza ukayirekera gutya ntacyo byagutwara, ariko njyewe nyikunda iyunguruye. Niyo mpamvu rero ibi ngibi nabyo biba bikenewe kuri njyewe, ariko kutabishaka rwose nta kibazo na kimwe wayiha gutyo ntacyo yagutwara, nabwo yaba yujuje ubuziranenge, ariko njyewe nyikunda iyunguruye. Nk'uko mubibona hano rero ngiye gushaka dizayini. Dizi wati dizayini, dizi wati dizayini, dizi wati dizayini. Okay, ji yacu ngiyo igizwe n'umwembe umwe n'ibinyomoro 4 nk'uko nabiberetse dutangira. Ji yacu rero iraryoshye, ifite intungamubiri nyinshi kandi nziza cyane. Rero nabashishikariza nayo ko mwayitegura ku meza mugiye kurya, ukayitegurira famiye zanyu kugira ngo intungamubiri zigume ziyongera. Ndumva sha mfite uburoho, oya ntabwo nabyihangana. Si de ji umwembe rero inshuti zanjye, abavandimwe, mukoreshe subscribe kugira ngo ino ji namwe mujye muyikorera. Ariko munashaka mwambwira nkayibakorera nkayikorera delivery, kuko njyewe mva mu bijyanye na ji nanjye ndi expert
kwa kundi brand bigenda urumva ko rero nonge ndabashije ndashoboye karibu rero nk'uko mubibona rero duherereye mu karere ka Bugesera ahari guest house bita Flamingo Guest House. Flamingo Guest House iherereye mu karere ka Bugesera nk'uko yababwiye, umurenge wa Nyamata, akagari ka Nyamata y'umujyi, ubwo ni Nyamata ville, murabyumva neza. Nyamata rero aha haherereye guest house, dutanga service accommodation, breakfast, opening massage, board games, free wifi na free parking. Ufite imodoka yawe ijyamo neza ukumva utuje. Tukomeze tugende tubereke rero, nagira ngo mbereke n'ibyumba byacu. Dufite ibyumba byiza cyane 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 cyane. Nabibutsa ko umukiriya watugana muri iyi minsi mikuru twamukora discount. Tukamukora discount y'10%. Urumva ko rero ntago ari amafaranga makeya. Hagere rero uryame, imbavu ziramera neza, turagukora ka massage. Mbese muri Flamingo nta kintu watuburana, tumeze neza, ibintu byose duhagaze bwiye. Rero muri Flamingo Guest House yacu dufite gate umuntu yinjiriraho, tukagira na gate iri inyuma umuntu asohokeraho. Gate nziza cyane nkuko murimo murayireba. Urinjira ukaza ukinjira muri Flamingo yacu, ugakora service zawe zakuzanye, wasoza ugasohokera inyuma cyangwa se ukongera aho winjiriye cyangwa se aho wasohokeye. Icyo ushaka cyose muri Flamingo Guest House, umukiriya ni umwami.